nk'uko imbuto zimera zikanakura, zikaba zikeneye ibyangombwa bikubiyemo ubutaka, izuba, amazi n'ibindi, ni nuko umunyaburayi mushya yahiriwe ibyangombwa Muhoza yakomojeho byagendaga byuzuzanya. Uwo muntu ateye ate? Humura yatangiriye ku nkuru y'umubyeyi Jean François, umuhinzi utuye mu karere kitwa Puy-du mu Busuwisi. Yari atakiryama, ishusho ry'umuhungu we Daniel rikamuhora ku mutima no mu bitekerezo. Akanibaza impamvu atanabonye kare ububabare bukomeye umuhungu we yari afite. Muri 2016, Jean François yasanze umubiri w'umuhungu we nta buzima mu nzu, aho yari yishwe n'imyuka yangiza ubuzima. Jean François yibuka ko ku meza aho basangiraga Daniel yatitiraga. Jean François akibwira ko ari umunaniro mwinshi, ko umuhungu we Daniel akeneye ikiruhuko. Ntago yatekerezaga ko bikomeye kugeza aho Daniel yiyahura. Muri bimwe byateye ako kaga, nk'uko amategeko mashya yabisabaga, Daniel yagombaga kubaka icyarire kigendeye ku bisabwa. Bitari ibyo, akazi ke bakagahagarika. Kuri Daniel yari amadeni yiyongera. Muri rusange, abahinzi batangirana amadeni ari mu myaka 50. Icyarire gishya cyaruzuye, umuryango n'inshuti za Daniel barabyishimira. Ariko mu gihe gitoya, Daniel yatangiye gutakaza icyizere cy'ejo hazaza. Amata yari amaze gutakaza agaciro kanini, ku buryo amafaranga yinjiraga mu bucuruzi bw'amata yari ari hasi cyane ukurikije igishoro. Ikindi, abahinzi muri rusange nta mushahara bagira. Amafaranga menshi ava mu bucuruzi bw'imitungo yabo ajya kuriha amadeni, bakageza n'aho biba ngombwa yuko basaba andi madeni yo gutunga amatungo n'imitungo yabo. Daniel rero yari atakiryama, ahangayitse cyane, yibaza uko azariha ayo madeni. Muri uwo mutego yaguyemo, nta kundi yabonye yabigenza. Yaje kwiyahura, amaze kurongora, afite imyaka 37. Muhoza yakomeje ati, umunyaburayi mushya yatangiye kwigenga uko yibohoraga imyitwarire n'imyumvire yari isanzweho. Ariko muri uko kwibohora ni nuko yagiye abona yuko aba cyane umugaragu w'agaciro ke mu bandi n'umugaragu w'ibintu. Urugero Muhoza yahaye Humura ni urwa Bernard Moriange. Muri 2009, Bernard, umubyeyi w'imyaka 53, yari amaze amezi 8 arenga yirukanywe ku kazi kubera igihombo cya sosiyete. Abamufashaga gushaka akandi kazi bamubwiye ko ari igicuruzwa nk'ikindi, bityo rero akaba agomba gushyira imbaraga nyinshi mu bikorwa byatuma abaguzi bamuhitamo. Niko yashyize ifoto ye nini ku muhanda avuga ko ashaka akazi. Byari ubwa mbere bikozwe mu Bufaransa. Muhoza arakomeza ati, mu kinyejana cya 18, ibintu bibiri nyamukuru bigenga imyitwarire y'uwo munyaburayi mushya byari byarashyizwe ahagaragara: ububabare n'ibinezeza. Umuntu akenera ibintu,
agahunga ububabare, agashakisha ibimunezeza. Ubuzima bwiza bushingiye ku bintu niyo intego y'ubuzima bw'umuntu ukurikije iyo myitwarire mishya. Bityo rero buri wese agasabwa gushakisha n'ingufu nyinshi ikimunyura ku giti cye, akamenya no kwitwararika. Ubwo buryo bwo kugenzura abantu bwahise bwibutsa humura uburyo terabwoba n'ihahamura ryakoreshejwe muri Zaire, bigatuma Mobutu ategeka imyaka 30. Yicishije Evariste Kimba n'abaminisitiri 3 bamanitswe ku mugaragaro. Ubwo buryo terabwoba bwanakoreshejwe cyane mu gihe cy'uburetwa bw'Abanyafurika. Tuzabona yuko izo mpinduka zagize ingaruka ku miryango yo ku isi yose. Iyo mfite ibyishimo inshuti yanjye ikababara, umunezero wanjye uhita uyoyoka. Kuko kunezerwa si iby'umwe gusa, umunezero mwiza ntusa